Ni mu Rwanda ariko abahageze bahita mu kundi kuzimu, abatarahagera iyo bumvisha inkuru yaho barahamukane. Mu gihe ukiri kwibaza kuri byinshi uri kubona ubwonko bwawe byagucanze, uzajya kubona ubone hari abaje bakwegera. Birashoboka ko uzigira umusore cyangwa inkumi ukanga kuba gusaka. Muri iki gihe nibikubaho uzajya kumva wumva igipfunsi gipima toni bakigukubise mu nda uhite wicara hasi. Ikaza aho winjira bwa mbere bakakwakiza ibipfunsi ntawe ufite wo gutakira. Ikaza aho uryamye amajanja ukirinda kwerekeza ikibuno kuri mugenzi wawe ngatagutinga. Ikaze mu nzu ushobora kumaramo umunsi umwe ariko kuri wowe ukumva ari umwaka. Uramenye ntuzigere umena ibanga ry'uko ugiye kuyisohokamo nuba wamaze kumenya ayo makuru kuko bakumena ruseke. Tega amatwi nkubwire ibizakubaho ubwo uzaba winjiye muri iyi nzu nubwo bishaririye ariko nta kundi. Niriko buri ugerageje kugera ku wagiye muri gereza ariko abanje kunyura muri kasho mukaganira, yakubwira ko aho kugira ngo amare iminsi 7 muri kasho yamara umwaka wose muri gereza. Kugira busanga muri icyo cyumba nibyo byago bikomeye kuruta kukisangamo wenyine, kuko iyo ugeze muri iki cyumba abo usanzemo batangira kukwaka amafaranga y'intica ntikize bakubwira ko arayabuje. Mu kanya washaka kunyara bakakubaza baturanyara hehe ko hano utemerewe kuhanyara. Muri iki cyumba uba wumva amajwi yo hanze gusa ariko utahareba, kuko iki cyumba rimwe na rimwe usanga nta n'amadirishya arimo, ari ibikuta gusa, nta dirishya, nta kostara cyangwa se niba inahari inafunze. Igitabo cyawe cyo gusoma n'amagambo bayanditse kuri ibyo bikuta bine mufungiwemo, aho bagiye bahanyura baba baragiye bahandika amagambo agiye atandukanye harimo n'amazina yabo cyangwa se andi magambo menshi y'ihumure. Aya magambo ntugire ngo abayandikishije marikeri cyangwa se ikindi kintu cyose cyandika, ni amagambo yandikishije inzara cyangwa amabuye n'ibiti. Mwe muri icyo cyumba iyo mugize amahirwe mukumva hari ukomakomye ku rugi, muza mwiruka nka kumwe inkoko ziruka iyo zitashya ahantu zigasanga harakinze kumwe zegera umuryango, nuko namwe muza. Urugendo rwawe ugenda wegera umuryango uri kureba mu idirishya ukabona harimo abantu benshi bari kukurunguruka bavuga bati dore n'undaraje. Barakinguye ikigufuri kinini kiba kiri kuri uwo muryango, maze barangije barakubwira ngo kuramo inkweto winjire. Ukuyemo inkweto urinjiye, barangije basubizaho cya kigufuri. Nugeramo uzagira ngo ugeze mu yindi si, uzabona abantu batandukanye nabo baruvuyemo. Uzabona abantu bari kwisomera Bibiliya, uzabona abantu bicaye hasi, uzabona abantu bikuye utwenda two hejuru, uzabona abantu bari hirya babakire, uzabona abandi babakene, uzabona abaryamye ku tumatera, uzabona abaryamye ku bitenge, uzabona n'abaryamye hasi kuri sima hasi. Benshi bazaba bambaye ibirenge. Uzabona bishwe n'agahinda, abananutse, abishimye, abari kumva uturadiyo, abafite utumashini bari kogoshanya ndetse n'ibindi. Gusa uko uzabona bazaba baryamye cyangwa bicaye, bazaba bicaye mu byiciro. Uzabona hagana hirya hari ahantu hari abantu bari kuri twa matera twiza, mbese ubona ko ari abasirimu. Uzabona kandi abari hino begereye ahuri hari abantu b'abakene baryamye kuri sima hasi. Uzatangira kwibaza uti bariya se n'abakire aba n'abakene? Mu gihe ukiri kwibaza kuri byinshi uri kubona ubwonko bwawe byagucanze, uzajya kubona ubone hari abaje bakwegera. Niba uri umugore n'abagore bagenzi bawe, niba uri umugabo n'abagabo bazaza bakwegera, batangire bakubaze bati amakuru yawe, wowe ugire ngo ni neza. Bakubaze bati bite, wakoze iki, ubabwire uzi wenda ko ari abantu b'umutima mwiza. Bazatangira kugutega intoki bagusaka, bakubaze bati witwaje iki, witwaje amafaranga angahe. Amafaranga yose ufite ugomba kuyakuramo ukayabaha. Birashoboka ko uzigira umusore cyangwa inkumi ukanga kuba gusaka. Muri iki gihe nibikubaho uzajya kumva wumva igipfunsi gipima toni bakigukubise mu nda uhite wicara hasi. Uzabona itsinda rinini ry'abasore nka 4 cyangwa 5 baguhagaze iruhande bari kugusaka bakubwira bati zana buri kimwe cyose ufite, kuramo ipantaro shyira hariya, buri byose ukire hari. Uzabona itsinda rinini utabasha kurwanya ry'abagabo cyangwa se abasore nka 5 riguhagaze hejuru rikubwira riti shyira amaboko hejuru cyangwa se amaguru. Muri iryo tsinda hazaba harimo umuyobozi wako gace winjiyemo ari we konsiye. Burya muri gereza cyangwa se muri kasho habamo abayobozi bakomeye, harimo ba konsiye ndetse n'ababungirije.